wikora wowe yegera wegera erega hari amasomo mugomba kwiga mwari mwarigize ba karampenge mwiyegwa mwihisha hariya mu makoni musakuza ubu noneho ngwira hisi kubona bonjour mwaramutse neza Perezida Kenisi. perezida waramutse wowe urinde nje nitwa Rukundo David ariko abantu benshi banzi ku izina ry'umukada. umukada w'ubuzi niwe wirwaga wataritse mutabaruka ngubu nabyo kubera mbese ni wowe n'uyuguye waho mutabaruka dore nguyu uyu mukada rero ashobora kuba ari we muntu wa mbere wa burekinze amakuru y'ibihuha yuko mutabaruka yirukanywe nibyo Oya ntabwo ari wabibonzi nabonye n'uwitwa ngo ni umutsaperi ukennye utsapera ukennye nka kirisitu noneho umutsaperi ukennye nka bya nibyo kuvuga ngo ngewe kandi ngo mu ndeba gutya ngo ndi umukene w'inyangamugayo aha n'undi yabivuze numva ndumiwe inde witwa Gapipi mbabarira ntukajya uvuga ibi burya niba bizanye imbere umva ndagusabye ikintu kimwe umva ndagusabye hari amazina atavugirwa ku meza ntagatifu mbabarira rwose mbabarira wishyira muri kategori nk'izo abantu bafite amazina atazwi ibyo bibazo byose bireke ibyo ni iby'umukada ariko wamuganye ibyo ntabwo ari ibya mutabaruka rero umukada bite byawe ndashima kandi ndishimye kuba munyakiriye kuri iyi plateau no kuba ndi kumwe n'abasiniya nkamwe munantekerezaho nanjye ngomba sasa rero hari ibintu bimwe mbere na mbere yego reka tubanze umwe n'amazi kwanza ushira ubwoba kuko ndabona iyo umuntu akimara kugera hano arabanza akagira ubwoba buriya hari ukuntu mujya mwifora mwiteretse udukoresha imbere yanyu mukajya aho ngaho nkagewe sasa rero iyo ugeze hano byose bihinduka bishya hari igihe ututubikana kandi icya kabiri hano ntabwo uba ukurikiwe n'abantu bari seriye yego ku buryo rimwe na rimwe ushobora kugenda wabeshya abantu bakakubwira bati ariko sha uhebye uba uvuga n'ibiki uti kare agatwiko papa hano ntidutwika tuvuga inkuru yego hano utwitse niwe washaka ukayirunga ikagenda iryoshye ariko iyo ushatse kwangwaje gutwika hari igihe ari wowe ushya mbere kirazira ubwo rero sasa hano bigusaba mbere na mbere kwishima yego kumenya mbere yuko umenyesha abandi kuko ntabwo wabwira abantu ibyo utazi ntabere byo wumva ngo mutabaruka ngo ngubu ngo amakuru ngo yizewe ngo nuko yamaze kwirukana ahubwo n'injye ubakumira byamara no kugupfana uti ahubwo yasezeye dore rero ngo ushinzwe gukumira abo ngabo ubu rero uyu mukada azajya akandagira hano iminota 15 gusa buri munsi hano mu makuru yitwa poko news ubu n'umupokopokista izo nkuru zose za gikada mu minota 15 azajya bazishoze ibyo ngibyo byose si y'ibiki ariko hagati aho ngaho banza ubuhe no ku bantu babanza bamusuhuza yes ngira ngo nk'uko wakomeje ubyumva rero uwitwa umukada yamaje guhabwa akazi hano kuri TV1 ni ikiganiro rero agiye kujya atambutsaho mu gitondo cyitwa paka nk'uko wakomeje ubyumva Kenisa bivuga ikiganiro cye kizajya kibanda ku makuru y'imyidagaduro cyane ariko hazemo amakuru avuga nyine ntabwo ari ay'ibihuha nk'ayo yakoraga hano kuri YouTube ngira ngo mwamwumvaga ko yakoraga ibiganiro ariko akenshi akaba ari n'ibinyoma ariko akihagera ngira ngo mwabyumvise ko amabwiriza yahawe ari uko agomba kujya akora amakuru yizewe kandi ntayakora nabi yagiye amucira amarenga ariko ngewe ndagerageza nkubwire uburyo ayo marenga yarakoze cyangwa se uko yaburiraga umuntu ugiye kujya akora aya makuru yamubwiye ko iyo ashatse kuzana ngo ibintu byo gutwika birangira ari uhiye birumvikana neza ko naramuka azanye amakuru y'ibinyoma bizamugiraho ingaruka azibanda ku makuru y'ukuri ayabaye y'ukuri apana bimwe yakoraga ngo ni ukurekura imiriro ngo breaking news abamukurikiraga kuri YouTube mu biganiro yagendaga akora byinshi cyane bigiye bitandukanye ngira ngo mwamwumvaga hari umuntu nyine ukora ibiganiro kumva yego amakuru aguhaye araryoshye ariko
ni ay'ibinyoma, ese ibyo yatubwiye bigiye gukorwa mu myidagaduro koko bizakorwa? Tugategereza tugaheba. Rero hano kuri TV1 yageze, ni ukuvuga ngo uwitwa Kenisi yaje kuba abona ko ari umunyamakuru ufite impano kandi ushobora gutuma ikinyamakuru cye gikurikirwa cyane n'abantu benshi, kuko yazanye umuntu nyine uvuga amakuru neza mu buryo bwa kinyamwuga, ndetse amakuru y'imyidagaduro nyine yaje kureba abona ko akenewe kujya anyuzwa kuri radiyo ndetse na TV10 bye. Ngira ngo murabizi ko ibi binyamakuru cyangwa se iki kinyamakuru cyitwa TV1 gikorera kuri murandasi ndetse kigakorera no ku ihuzanzira ry'iminara. Ni icyo witwa Kenisi, uyu nguyu ufite n'ikipe yitwa Gasogi, ngira ngo murabizi, abafana be mwese murabizi. Rero ubwo yaje kubahereza akazi uyu mugabo witwa Umukada. Niba nawe rero uri umufana wa Kenisi, ndagira ngo nkubwire ngo ukomeze ugire impagarike n'ubugingo kandi ukomeze kugubwa neza aho uri hagiye hatandukanye. Niba ari ubwa mbere rugeze hano, ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo tubashe gutera imbere, kandi ujye ukurikirana amakuru yacu umunsi ku munsi tukugezaho ayavugwa mu myidagaduro, politike ndetse n'ayandi agiye atandukanye aba yasohotse mu bitangazamakuru. Njyewe nitwa Hirwa Kennedy, tuzabana ubutaha, gusa ntibagirwe gukanda like, ngo utange n'igitekerezo cyawe muri comment, kuko ibyo ngibyo aba ari ingenzi. Ni umusada wawe uba ushyize ku muyoboro wacu wa YouTube kugira ngo ukomeze utere imbere. Ndagushimiye cyane rero, Imana iguhe umugisha.